twinjiye ahera twasanze igitereko cy'amatabaza, tuhasanga ameza y'imitsima, hanyuma n'icyotero cy'imibavu. Nibyo bikoresho bitatu biri aho ari byo tugiye kuganira. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 umurongo wa 31. Hanyuma Ana nawe aze kudusomera ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 umurongo wa 12. Pastor Eric nawe adusomere ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17 umurongo wa 11. Nibyo ngibyo kadusome naho hantu gusa turi busome, ntihaboneka n'ahandi turagenda tuhavuga. Reka dusome igitabo cyo Kuva 25 umurongo wa 31. Kandi uzareme igitereko cy'amatabaza mu izahabu nziza, bakireme mu izahabu icuzwe, indiba yacyo n'umubyimba wacyo, ibikombe n'ibintu n'ibibumbabumbye n'uburabyo byo kuri cyo bicuramwe nacyo. Kandi gishamike amashami 6, amashami 3 y'icyo gitereko ashamike mu rubavu rumwe n'ayandi 3 mu rundi. Ishami rimwe rigire ibikombe 3 bisa n'uburabyo bw'indozi, cyose gifatanye n'ikibumbabumbye n'ururabyo n'iryo ku rundi rubavu rigire ibikombe 3 bise n'ururabyo bw'indozi, cyose gifatanye n'ikibumbabumbye n'ururabyo. Amashami yose uko ari 6 ashamitse kuri icyo gitereko abe ariko amera. Umubyimba wacyo ugire ibikombe 4 bisa n'uburabyo bw'indozi n'ibibumbabumbye n'uburabyo bufatanye nabyo. Ikibumbabumbye kibe munsi y'amashami 2 acuramwe nacyo, n'ikindi kibe munsi y'andi mashami 2 acuramwe nacyo, ikindi kibe munsi y'andi mashami 2 acuramwe nacyo. Uko amashami ashamitse kuri icyo gitereko ari 6, ibibumbabumbye byacyo n'amashami yacyo acuramwe nacyo, cyose gicurirwe hamwe mu izahabu nziza. Ucure amatabaza yacyo 7, bazajya bayashyiriraho uburyo butuma amurikira imbere yacu. Icyuma cyacu cyo gukuraho ibishirira n'udusahani two kubishyiraho bicurwe mu izahabu nziza. Taranto y'izahabu nziza aba ariyo icyo gitereko n'ibyo bintu byacu byose biremeshwa. Ugira umwete wo kubirema ukurikije icyitegererezo cyabyo werekewe kuri uyu musozi. Amen. Amen. Ana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8. Bahageze umurongo wa 12. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 12. Wonyine haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, ninjye muco w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Amen. Yego. Yohana 17 n'umurongo wa 11. uravuga ngo njye sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe. Data wera ubarindire mu izina ryawe wampaye,
ngo babe umwe kuko natwe turi umwe. Amen. 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 Murakoze cyane. Ndavuga ibintu bitatu by'ingenzi. Ndaza kuvuga kuri iki gitereko cy'amatabaza. Ndavuga imiremere yacyo, aho kiri n'imiremere yacyo. Ikindi ndaza kuvuga umumaro wacyo mu ihema ry'ibonaniro. Hanyuma ndaza gusoza mvuga isomo rimwe cyangwa se amasomo abiri y'ingenzi dushobora kuvanamwo k'itorero ry'Imana muri kino gihe, muri iyi minsi, muri uru rugendo dufite rugana mu ijuru. Amen. Amen. Twatandukanye namwe ku munsi w'ejo bundi twize igikarabiro. Mu gikarabiro twasanze ari ukoga, gukaraba intoki no koga ibirenge. Kandi icyo gikarabiro cyabaga kiri mu rugo. Ni ukuvuga ko ihema ryagiraga ibice bitatu. Habaga aho bita mu rugo, hanyuma hakaba ahera, hakaba n'ahera cyane. Ibi ngibi bigereranywa n'umuntu wese. Imana ikorera mu muntu wese umubiri, umwuka n'ubugingo. Iki kandi binagereranywa, turaza no kubivuga, n'amasengesho Yesu yasenze ari Getsemane. Bibiliya iravuga ngo ajyana n'abigishwa 8 barasenga, hanyuma atoranyamo 3 muri bo ngo ajyana nabo gusenga ahandi hantu ha kabiri, n'ababasigaho ngo aragenda nawe ajya gusenga iherereye ahantu batera ibuye. Murumva ko 8 bose bari mu rugo, 8 usigara mu rugo, hanyuma 3 bajya ahera, ari we Yakobo na Yohana na Petero, n'ababasigaho. Hanyuma nk'umutambyi mukuru we yinjira ahera cyane, ajya gusenga no kubabarizwa aho ngaho. Uru narwo ni urugendo rwa hariya i Getsemane. Rujya rugereranywa burya i Getsemane naho hajya hagereranywa nko mu ihema. Ya masengesho Yesu yagiye gusenga yari akubiyemo igishushanyo cy'ihema ryose. Ibyo nabyo ngira ngo birumvikanye. Hanyuma muri igikarabiro duherutse kuvuga, nticyagiraga mezire, ntabwo cyagiraga ibipimo. Mwagiye mwumva tuvuga igicaniro cy'ibitambo ngo gifite uburebure 5 ubugari 3 mwarabyumvise tuvuga 5 na 3, aho twari tuvuze amategeko ya Mose n'ubutatu bwera bw'Imana. Na hoteli yayo ifite mezire, ariko igikarabiro cyo ntabwo Bibiliya ijya igiha mezire, nta bipimo kigira. Bivuga ko umuntu wese yakwirwamo, kandi umuntu wese asabwa kubamo. Nta gipimo kirimo, ni gikinguriwe abantu bose kugira ngo bezwe kandi babemo. Yego. Bibiliya iravuga ngo Imana ishaka ko abantu bose ko bakizwa, ishaka ko abantu bose kandi ko bezwa. Bivuga kandi ko ari ugukaraba intoki z'umurimo w'Imana tugiye gukora, hanyuma tukoga n'ibirenge, aribwo butumwa bwiza, ko ubutumwa bwacu butagomba kuba buriho agasemba akariko na kamwe. Hanyuma kandi Yesu akaba yarabwiye abigishwa ngo bozanye ibirenge. Kozanya ibirenge nukoza amafuti ya mwene so. Ntabwo abigishwa bari bemerewe. Yesu yarabasigiye iryo tegeko ngo bozanye. Yari azi neza ko basize mu isi, yari azi ko basize mu isi yanduye. Ababwira bati n'ubundi hazabaho ibi n'ibi, runaka hari ivumbi rizamujyaho, na runaka nawe bizagenduka, na runaka bizagenduka. Ariko ndimugafata igihe mujya gusebanya, ahubwo muzozanye ibirenge ubwanyu. Ibi ni amasomo akomeye ku itorero, ni amasomo akomeye ku bakristo,
ni amasomo akomeye no ku mashusho media abantu bari bakwiriye kuvanaho ko nta mugisha uba mu gusebanya. Ibi narabivuze cyane ntanga n'urugero rw'uriya mubyeyi Nowa wanyweye agasinda hanyuma akangutse asanga abana bamusebeje kandi bavuze ibyo ari byo ibyari ukuri, ariko baguze umuvumo, ariko abana batwikiriye ubusa ubwambure bwa se bagize umugisha. Iki gikarabiro rero twaganiriye twavuze ko ari gukora umurimo twejejwe. Habe n'amaya materaniro mu gitondo cya kare saa 10 twinjiramo, tukayinjiremo wumva gusa ko ari linki winjiyemo, ahubwo tuza twinjiramo tuzi ko twinjiye mu materaniro yera, kandi ukabanzirizwa no kuba imbere y'Imana wenyine wiherereye bisaba imbabazi. Isengesho ni iryo ngiryo ryakagombye gusengwa rya mbere, ni iryo ngiryo usaba Imana imbabazi kugira ngo ubashe kugirana imishikirano nayo, nuko uba utunganya imbere yayo. Uyu munsi hariho ijambo dusomye riremereye cyane, ijambo ry'igitereko cy'amatabaza. Bibiliya iravuze ngo avuye mu rugo harimo igitereko cy'amatabaza, harimo n'ameza y'imitsima n'icyotero cy'imibavu, ariko utungukira ku gitereko cy'amatabaza nicyo utungukiraho kandi kiba kiri ibumoso, niyo cyabaga kiri by'umwihariko. Kandi icyo gitereko cy'amatabaza cyabaga ahera, aho ahera nta dirisha ryahabaga. Ndaza gutinda kuri iri dirisha kuko ubwacyo cyari gihagije kugira ngo ayo matabaza amurikire ahera. Nta rindi dirisha ryari bikenewe, nta wundi umuco wari ukenewe. Mose yabikoze gutyo abibwiwe n'Imana. Bibiliya iravuga ngo ubikore ngo ukurikije icyitegererezo, ngo ugire umwete ngo kubirema, ngo ukurikije icyitegererezo cyabyo werekewe kuri uyu musozi. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Mose yagiye akora nta na kimwe yahimbye, nta gakeregeshwa kiwe. Ibintu byose yabihawe yari akurikije icyitegererezo yahawe kuri uyu musozi. Ubu turimo turavuga hejuru y'itorero ko nta bindi bintu bigomba kurwinjiramo. Igishushanyo mbonera cy'itorero n'ubukristo cyatanzwe n'Imana, kandi icyo nicyo tugomba gukurikiza. Ni icyitegererezo twahawe n'Imana. Icyo nta bindi bintu by'ibihangano, nta bindi bintu byinjiramo. Ibibamo byose Imana yarabihishuye, kandi bihishurira itorero ryayo n'abera bayo. Yavuga ngo tubikore dukurikije icyitegererezo. Haleluya, amen, amen. Dukurikije icyitegererezo twahawe kuri uyu musozi. Aho muri iryo hema ahera aho igitereko cy'amatabaza cyabaga nta dirisha ryahabaga ngo rizane umucyo wundi uturutse hanze. Imana yari izi neza ko umucyo wo hanze uzaza kwangiza umucyo wo mu itorero. Irabizi neza, yashizemo uwayo mucyo urahagije kumurikira abatambyi kugira ngo babone uko bakora umurimo. Urahagije kumurikira abaririmbyi kugira ngo babone uko bakora umurimo. Urahagije kumurikira abanyamasengesho ngo babone uko bakora umurimo. Urahagije kumurikira abayobozi kugira ngo babone uko bakora umurimo. Imana ntabwo yigeze yishimira na rimwe gushyira mu idirishya. Ndekereza ko twebwe iyo twubaka amazu tuzadushyiramo amadirishya. N'ubu ndi mu nyubako, hari umuntu uje wansanze kuri shantiye ndimo nubaka inzu yanjye, bamara arambwira bati amadirishya wakoze bati ni matoya, bati ushatse wakongera. Undi arambwira bati iri dirishya rirangana, nuko nyine umuntu wese azashyiraho, abantu bose n'abubatsi. Nshatse kuvuga ko abantu bashobora kuba tukenera amadirishya mu mazu yacu twubaka, kandi tukagira manini abandi mato, ariko amadirishya yo ni ngombwa. Ariko Imana inzu yayo yubatse nta dirishya yashizemo kugira ngo irinde urundi rumuri ruturuka ahandi ruza kuvangira urumuri rwayo. Yego. Aha hari amasomo akomeye cyane ku itorero rya Kristo, cyane cyane no mu buyobozi, aho ibindi bintu byatwinjiranye.
aho twavangavanze ibindi, aho ushaka kuvuga ko rimwe na rimwe usanga itorero harimo uwundi muco, harimo urundi rumuri. Hashobora kuba hatari urumuri rwa politike, haba hari urumuri rw'imiryango, haba harimo urumuri bw'ubwenge bwa metodoloji ya buri muntu, ariko umuco urahagije. Yesu yaduhaye umurikira ahera, ahera tushyire mu idirishya. Mose, ukurikiza icyitegererezo uhawe kuri uyu musozi, nta rindi dirishya rikenewe, nta wundi muco ukenewe. Umuco ukenewe w'igitereko cy'amatabaza urahagije. Amen. Haleluya. Uwo muco urahagije. Amen. Ejo bundi naganiriye n'umupasitori umwe n'umushumba, arambwira bati ibintu biriho muri iki gihe, twarimo tuganira ibintu nyine bitandukanye, noneho akadambwira bati usanga n'abantu ibintu bijyanye na politike, abapasitori aribyo barimo cyane. Noneho ugasanga n'abanyapolitike nabo bari mu bintu by'itorero cyane. Umusaza umwe karuciye, ngira ngo nawe yarabivuze, umunsi umwe ngo yicara ku muryango ngo yerekera hanze, kandi yicaye ku muryango ntarebe mu rusengero. Baramubwira bati karuciye, kubera iki noneho Yohana wicaye ureba hanze nturebe mu rusengero iri imbere? Aravuga bati ni njyewe uri mu buryo. Uburyo urimo ni ubuheze. Bati njyewe uko wicaye ureba hanze ni uri mu buryo. Bati n'aba bantu bicaye hano bose barimo, bati n'imitima yabo kirareba hanze. Atashobora kuba baba bareba imbere ariko imitima yabo ireba hanze. Ugasanga abantu benshi, reka mvuge no mu buyobozi, aho usanga hari irindi dirishya ryinjiye rya politike, ryinjiye, kandi usanga abalida rimwe na rimwe ari n'abanyapolitike. Yego. Ntabwo ndwanya politike, kandi nta nubwo politike iratuyoboye, ni bonne gouvernance, ariko ya hano umuco wa Kristo urahagije. Nta wundi muco wundi, nta rundi rumuri rwa politike rukenewe mu itorero. Yego. Nta rundi rumuri rw'imiryango rukenewe. Urumuri rw'Imana, urumuri rwa Yesu, urumuri ari we Yesu Kristo arahagije. Yego. Kandi Bibiliya avuga ngo umuririmbyi yararimbye ngo Yesu ni umuco wanjye, amurikira inzira. Muri iryo hema ry'ibonaniro ahera, umuco wa Yesu wari uhagije. Urumuri, igitereko cy'amatabaza cyari gihagije kugira ngo kimurike, nticyari gikenewe ubundi bwunganizi. Umuco kandi w'igitereko cy'amatabaza wari ushinzwe gufasha abatambyi gukora neza umurimo, kugira ngo babashe gukora iriya mirimo. Bajye ku meza y'imitsima, bajye kandi ku cyotero cy'imibavu. Kiriya gitereko cyaza kandi cyerekanaga ikintu cyose kiri aho mu ihema ry'ibonaniro. Umuco wa Yesu niwo werekana ikintu cyose. Ibiri mu mwijima byose bimurikirwa n'ijambo ry'Imana. Ikintu cyose kikajya ahagaragara. Umutima wawe, umutima wanjye ukeneye urumuri rwa Kristo kugira ngo rutumurikire. Ngira ngo ni kumuririmbyi yaririmbye ngo umurike, ngo hari umwijima, ahashuze umwijima. Yesu ni ngombwa ko atumurikira mu bintu byose, yaba bizinesi bajya basanga harimo urumuri rwa Kristo, yaba mu murimo ukora basanga hari urumuri rwa Kristo, yaba mu buyobozi bwawe bajya basanga harimo transparence, harimo urumuri rwa Kristo.
yaba no kwakira abashyitsi bajya basanga hari umurimo no gutanga no gukora umurimo wawe uko ukora n'imirimo ukora n'ubwitange bwose bajya basanga hari umurimo wa Kristo. Niyo mpamvu igitereko cy'amatabaza cyamurikiraga ahantu hose no mu masengesho yewe habaga harimo naho n'icyo gicaniro icyotero cy'imibavu ariyo masengesho y'abera nayo haba urumuri rwaramurikaga. Amen. Uwo mucyo kandi wamurikiraga ahantu hose. Hallelujah. Umurimo wose utamurikiwe n'umucyo n'umwuka wera ntawe ushobora kwigeza. Ariyo mpamvu igitereko cy'amatabaza cyabaga ahera kugira ngo kimurikire ibintu byose. Bibiliya yavuze kandi ngo cyari gikozwe mu izahabu nziza, cyari gitunganijwe mu izahabu nziza, izahabu yacuzwe ifite ubwiza kandi yanacuzwe. Yego. Kandi abantu bari abakuze bazi uburyo ibyuma bicurwa byanyuzwaga mu muriro. Yego. Bigatunganywa, bigahondwa, bigasekurwa kugira ngo ihinduke izahabu nziza nuko icishwa mu muriro igasekurwa. Ibyo ntibigaragaje Yesu Kristo nk'igitereko cy'amatabaza ariwe cyashushanyaga mu ihema ry'ibonaniro. Yagombaga gucurwa, yagombaga gutunganywa kugira ngo ibe izahabu nziza cyane anyure mu muriro. Turaza kubibona hariya i Getsemane ubwo yarimo atunganywa kugira ngo abe izahabu nziza. Yego. Abe na Yesaya 53 hajya havuga imibabaro yanyuzemo kugira ngo aducungure, kugira ngo ahinduke izahabu nziza. Hari imibabaro runaka yacishijwemo. Bibiliya kandi yavuze ngo icyo gitereko cy'amatabaza cyari gifite amashami 6. Ni amashami 7 ariko reka tubanze tuvuga 6 kuko niyo yari ku mpande ashamikiye kuri icyo gitereko cy'amatabaza ari we Yesu Kristo umwuzuro w'Imana. Amen. 7 murumva umubare 7 n'umwuzuro w'Imana, umubare 6 n'umubare w'umuntu. Ari amashami 6 yari agishamikiyeho ni umubare w'umuntu, kuko Bibiliya yavuze ngo muri umucyo w'isi, natwe turi umucyo w'isi, na Yesu Kristo nawe ni umucyo w'isi. Harimo ubumwe. Isomo rya mbere riraho abamurika bose abafite izo nshingano nuko duteye kuri Kristo ari we rumuri rwamurikiye isi, natwe tukaba urumuri. Yego. Kandi ikigaragara nuko hariho ubumwe bw'igitereko cy'amatabaza cyose kiri hamwe, kirashamitse, kiri hamwe. Ubu ni ubumwe bw'itorero, ubu ni ubumwe bw'abakristo. Ari nayo mpamvu Yesu yagiye kuzamuka mu ijuru arababwira ngo mbasize mu isi ariko bo si ab'isi. Yego. Ubagira umwe kuko njyewe na data, njyewe nawe data turumwe. Turi mu isi ariko ntabwo turi ab'isi. Itorero riri mu isi ariko ntabwo ari iry'isi. Isi ahubwo ikinyuranyo ubona isi yaraje mu itorero. Mu gihe itorero ryo riri mu isi ririmo rirahakorera, ariko isi ntigomba kuza mu itorero. Yego. Yesu yaravuze ngo bari mu isi ariko si ab'isi. Kiriya gitereko cy'amatabaza ariya amatabaza 7. Bibiliya iravuga kandi ko ari 7 ariya amatabaza yabaga afite, bagiye bavuga ngo na amashami 6 ariko ariho uburabyo bw'ubudozi, hariho indabo. Habaga hashamikiye amashami 6
kandi ayo mashami akaba afite indabo. Uburabyo bw'indozi habaga hariho indabo. Ziriya ndabo zabaga zifite n'imbuto. Ibyo bivuga ko umukristo umurika agomba kuba afite yera n'imbuto, afite indabo, ari amashami atoshye, afite imirimo myiza. Ntiwamurika nta mirimo myiza igushamikiyeho. Ntiwamurika udafite imbuto wera. Kuri iki gitereko cy'amatabaza cyari cyarashushanijweho indabo kandi ziriho imbuto. Buri shami ryose ryagiraga indabo rikagira n'imbuto, kandi bagiye bavuga umubare wazo. Yego. Iyi ni imirimo myiza, ni matendo mema, ni ukwera imbuto. Amen. Turamurika aho dutuye, ariko igituma tumurika n'imbaraga zituma tumurika n'imbuto twera. Imbuto zacu, matendo yetu mema mazuri, atume kumurika kwacu kubaho guhoraho. Amen. Bibiliya yavuze kandi ngo ariya matabaza yabaga hariya ku gitereko cy'amatabaza, ni amatabaza 7. Ariya matabaza 7 yashyirwagamo amavuta kandi akamurika iminsi yose. Akamurika igitereko cy'amatabaza cyaramurikaga, umutambyi akakibera amaso, amatabaza bakayatunganya. Kandi buri matabaza habaga hari ahantu hagomba kumenywa amavuta cyangwa se peteroli, nayo ikamenywa aho ngaho. Ariya mavuta yamenywaga hariya yagombaga gutunganywa, ari nayo ntekereza tuza gusorezaho. Ntabwo ari ukuzana amavuta gusa, ahubwo amavuta yaba ava kure kugira ngo atunganywe neza neza. Gutunganywa kwayo ni ukugira ngo abone uko yaka, aje kumurikira hariya ahantu hose. Bibiliya yavuze ngo muri umucyo w'isi, hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana aho badusomeye. Kandi ngo ntawazana itabaza ngo aritwikirize intonga. Ayo magambo ndi twayasomye, wenda nongere nasome ayo magambo. Ntawazana itabaza ngo aritwikirize intonga. Muri mu mpinga z'umusozi muremure cyane. Turamurika kandi amatabaza yacu agomba guhoraho iteka ryose. Turi mu isi aho tuherereye hose, muri karitsiye umuntu wese ari, n'abitabaza yongere kandi amurikishe, ashyigikiwe n'imirimo myiza. Yego. Iriya mirimo myiza atuma aba umucyo. Twaririmbaga indirimbo ya korali sinkiyibuka neza, ivuga ngo muji au sisi ni nuru ya ulimwengu. Sinibuka iyo ndirimbo kera turabaririmbyi. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Yego. Asema Yesu, mwana wake Mungu. Niyo.
niyo ngiyo hari n'indi yavuga ngo muji hauwezi kamwe kufichama ulimwengu niyo ngiyo walio gizani watapata nuru. niyo muji ngo hauwezi kamwe yari kufichama Mji hauwezi kamwe kufichama hata ukiwa juu ya mlima. Walio gizani waipate nuru, hata waupate wokovu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sisi ni nuru, hauwezi kufichama. Kandi viravuga ngo wale walio gizani wauone nuru nao waupate wokovu. Watuone kwa matendo yetu na Kristo ali muri twebwe, kisha na wale wenzetu wapate wokovu. Amen. Ni byiza ko inzu muturanye ikwiriye gukizwa ku bwawe kuko uritabaza ry'iyo karti. Ne kujya kure no mu rusengero kubera ko uritabaza, kubera ko uri urumuri. Niba hari umuntu ukuzengurutse udakijijwe, hari icyo kibura, ugomba gukora kandi ushaka guharanira, ugomba guharanira, kwa sababu wewe ni nuru. Wale walio gizani wauone nuru nao wapate wokovu. Yego. Ari ndirimbo yindi tekereza ko wenda abantu babonye twaririmbye n'abandi bantu bavandimwe bangahe, ariko n'indirimbo iba y'Abadventiste izirimba ngo ugendere mu mucyo utangaje w'Imana. Amen. Hari umuco Imana yashyizeho tugomba kugenderaho. Gendera mu mucyo, gendera mu mucyo utangaje w'Imana. Gendera mu mucyo, umucyo waka w'Imana. Shuti ugendere mu mucyo utangaje w'Imana. Kristo ni urumuri rwacu, natwe turi urumuri. Nitugendere muri uwo mucyo, wale walio gizani waipate nuru nao watoke katika giza ya dhambi. Amen. Hanyuma hari amatabaza kugira ngo yake, yashyirwagamo amavuta. Aya mavuta yavaga mu mbuto, twanabisomye, yavaga mu mbuto z'igiti, ibiti by'imyelayo, akavamo amavuta ya elayo. Ariya amavuta ya elayo yagiraga ibintu bitanu yakoraga, ariko navuga bibiri muri byo. Icya mbere, ariya amavuta yaramurikaga, bayashyiraga mu matabaza, amatabaza akamurika, ari nabyo turimo twiga. Icya kabiri, ariya mavuta yaromoraga ibikomere. Yego. Muco wacu, amavuta yacu aturiho, ni ngombwa komora bakomeretse. Ntabwo dushinzwe gukomeretsa twebwe dushinzwe komora. Urumuri rwacu si urwo gukomeretsa, n'amagambo yacu si ayo gukomeretsa, ahubwo twebwe dufite inshingano yo komora abakomeretse. Ariya mavuta kandi imbuto zareraga kuri biriya biti, byamara kwera, abahinzi, umuhinzi wese wahingaga ibyo biti yaba afite inkoni ndende. Iriya nkoni ndende afite yari ishinzwe kumanura ziriya mbuto. Yego. Akazimanura, imbuto
zigatunganywa mu rusyo bakazishyira kandi umutambyi wajya kuzitunganya agahaguruka bakazishyira mu rusyo bagatunganya ziriya mbuto kugeza ubwo bazivanyemo amavuta zigasekurwa zigahondwahondwa hakaza kuvamo amavuta ariya mavuta akaba ariyo bacana ni ukuvuga ngo yajyaga gucanwa yakijijwe ahantu hakomeye yego imbuto ireze hari inkoni ishinzwe kuzana ziriya mbuto hanyuma ziriya mbuto zishyizwe mu rusyo bakazihondesha amabuye hakaza kuvamo amavuta ariya mavuta agashyirwa mu itara itara rikabona kumurika aha kiriya giti cya elayo cyabagaho ariya mavuta n'ubundi ni igiti kigereranywa na Yesu Kristo mwumve ko iri hema ry'ibonaniro rijya rivuga umukristo rikavuga Yesu rikavuga n'itorero yego kandi ariya mavuta nayo araza kuba umwuka wera w'Imana uba muri twebwe utubashisha kumurika Yesu umunsi ajya gusenga mu gashyamba Getsemani agezeyo hariya wenyine arimo asenga wenyine yarimo ahondwahondwa akubitwa ari mu bigaragazo bikomeye amesagwa ni nk'umuntu wari mu rusyo yagarutse afite ibyuya by'amaraso ari umuntu uvuye mu ruganda umutambyi yari avuye mu ruganda kugira ngo adusigire agakiza kuzuye karimo umwuka wera w'Imana utubashisha kumurika amen kandi mu ihema ry'ibonaniro biriya bikoresho uko ari bitatu bahaguruka bava mu butayu ihema ry'ibonaniro rigiye iyo igicu cyagendaga bashinguraga ibiti n'ibintu birimo byose bakabijyana hari imiryango itatu yari ishinzwe kwikorera ibyo bikoresho umuryango wa Merari n'uwa Gerishoni n'uwa Kohati iyo miryango abakohati bari bashinzwe kwikorera imbaho kwa Gerishoni bari bashinzwe kwikorera amatente hanyuma n'abamerari bashinzwe kwikorera ibikoresho by'imbere hariya byose igicaniro igitereko cy'amatabaza n'igikarabiro n'icyotero cy'imibavu n'ameza y'imitsima n'isanduka y'isezerano biriya bikoresho by'agaciro biri imbere nibo bari bashinzwe kubyikorera aho habamo amasomo akomeye ko Imana yaguhaye koresha iyo ngiyo ikindi wirinde kuba akazitereyemo umugabo witwa Uza iyo usomye inkuru ziwe rimwe na rimwe iyo udakurikiye utazi ayo mateka ugira ngo wenda yararenganye umunsi yaramuye isanduka y'isezerano Uza arapfa yarariramiye kandi mu by'ukuri urebye arasa naho yari yagize neza kuko inka yaratsikiye isanduka rijya kwitura hasi
ngo ruze kwitura hasi uza arasimbuka arariramira murumva atarakoze neza bamwumvikana rwose ariko inefeze parti ntabwo yari uwo muri uriya muryango ushinzwe kwikorera ibyera byerejwe Uwiteka abakazitereyemo Imana imuziza icyo ngicyo ndimo nashaka kuvuga ngo dukurikize icyitegererezo twaho kuri uyu musozi twirinde kuvangavanga ngaho umuntu ari mu by'Imana asubiye kandi kukingura idirishya ritemewe yinjije akandi kantu kiwe ngaho abantu bari mu buyobozi dini pari dotere pari bari muri politiki twirinde kuba bakazitereyemo yemwe abahetse ibyo Uwiteka muramenye murajye mwiyeza kuko muri urumuri mwebwe hari ababitorewe yego ababirimo ntibabibemo dufite uruvange aho n'amasengesho atangarizwa gusenga ashobora gutangazwa n'umushefu ntatangazwa n'abapasiteri kandi akatubwira koko tugasenga tuzasenga iminsi 3 kandi uwo ni umuyobozi w'umurenge ni umuyobozi w'akagari ni chef de collectivité ni chef commissaire de zone azasenga iryo tangazo si irye itangazo ryo gusenga ni rya pasiteri ari nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo itabaza ryabagamo byari rihagije kuba rimurikira ariya mu nzu kandi matabaza akenewe kujyamo navuze ibintu bikomeye cyane kandi nanirwa no kubivuga mu bitomore neza ariko ababasha kumva barabyumva yego Yesu Kristo niwe wenyine umurikira mu nzu yayo kandi aratubwira ngo urwo rumuri rurahagije nta rundi rumuri nta rindi dirishya nta kindi gikenewe warahagije kuba muri itorero rye umuyobozi mukozi w'Imana mukristo irinde kuzana urundi rumuri rutari urwo twahawe nk'icyitegererezo kuri uyu musozi amena uru rumuri rurahagije igitereko cy'amatabaza kirahagije natwe turi ibitereko by'amatabaza somo tuvanyemo nuko twebwe tugomba kwitwara neza tukamurikira aho dutuye tukamurikira abo dukorana tukamurikira abo tugendana tukamurika n'abo dusangiye n'abo tubana mu nzu matendo yetu mema akomeze be matendo dufashwe n'iyo mirimo myiza n'izo mbuto twera urumuri rwacu rumurike noneho wale walio gizani waupate nuru wauone nuru nao waje wapate wokovu dufite inshingano iremereye yo kumurikira muri iyi si yo kumurika mu itorero ry'Imana yo kumurika aho dutuye ndagira ngo nongere kandi mbabwire mbibutse ko turi urumuri turi igitereko cy'amatabaza Imana ikeneye kugira ngo turusheho kumurika ikizadushoboza ni amavuta ni umwuka wera w'Imana uturimo kandi amavuta yanyuze ahantu hakomeye kugira ngo ahinduke amavuta ayo mavuta niyo azadushoboza guhora tumurika tugakora inshingano zacu neza kuko Imana ibishaka Bibiliya yavuze ngo ibi Mose nkubwiye ujya bikore ukurikije icyitegererezo nguhaye kuri uyu musozi Imana iduhe umugisha
Imana itugirire neza. Nongeye kandi kubibutsa inshingano yacu ko turi urumuri, turi igitereko cy'amatabaza, tugire ko twitwara kandi duhorana isuku. Burya itabaza iyo rija kumurika rikorerwa isuku umunsi kundi n'isuku, duhorana isuku kandi umwuka wewe w'Imana agwira abe muri twebwe, turushaho kumurikaho turi naho dukorera. Umuntu wese amenye izo nshingano ziwe abikore akurikije icyitegererezo cy'ijambo ry'Imana. Imana iduhe umugisha mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Amen.